Muraho murakoma amashyo ikaze ku mateka nyarwanda. Nanjye nkaba Rwigaba rwa Nkwakuzi. Akamaro k'umugabekazi. Umugabekazi ni inyito yitwaga nyina w'umwami. Ubutegetsi bw'ingoma ya cyami mu Rwanda rwo hambere bwari bushingiye ku mwami ariwe nyir'igihugu, ariko bukagenda bugira izindi nzego cyangwa abandi bantu batandukanye bagendaga bafasha cyangwa se bunganira umwami uri ku ngoma mu buryo butandukanye. Amatwara y'ingoma ngabe aboneka mu Bwiru yavugaga ko iyo umwami yimanaga na nyina, umwami akaba umwami, umugabe w'igihugu, undi akaba umugabekazi wacyo. Umugabekazi akaba yaranganyaga ububasha n'umwami. Ibyemezo byose biyobora igihugu bakabifatira hamwe, ariko nanone nubwo amahame ya cyami avuga ko abagore bose ari ab'umwami, ntibishatse kuvuga ko umugore w'umwami wese yabaga umugabekazi. Umwami yagiraga umwamikazi umwe wemeye mu rwego rw'amategeko, abandi bakaba inshoreke. Bityo rero uwo mwamikazi yagiraga aho akomoka, akaba ari nawe uzaba umugabekazi, agatekana n'umuhungu we igihe umwami yabaga yatanze. Amateka agaragaza ko kuva Gihanga yahanga ingoma Nyiginya Gasabo, aha ndavuga asaga mu 1990 kugeza mu 1924, abamikazi ari nabo bavagamo abagabekazi bagiraga imiryango n'ubwoko bakomokamo. Umuryango bakomokagamo witwaga ibibanda. Ibibanda bwari ubwoko bubyara abagabekazi. Umugabekazi yabaga afite ububasha mu gufata ibyemezo. Ubwo bubasha yabugiraga nyuma y'uko umuhungu we yimye ingoma akaba umwami, kuko mu gihe yabaga ari umwamikazi yaherekezaga umwami mu birori cyangwa mu butumire butandukanye, ariko nta byemezo ashobora kugiramo uruhare kugeza umwami atanze umuhungu we akima ingoma. Reka tuvuge ku bitenda abagabekazi bagiye bakora mu Rwanda. Turahera kera cyane kuri Gihanga. Reka duhere ku mugabekazi wa Gihanga ari we nyina Rukangaga, gusa nta byinshi avuga mu mateka. Gihanga yari afite abagore benshi barimo Nyangobero wabyaye Ingabo ari we Kanyabungo. Umugore wa gatatu ni Nyirampirangwe yabyaye uwitwa Gashubi ari we sekuruza w'Abashubi. Umugore wa kane wa Gihanga ni Nyirampigiye ari we nyina wa Rutsobe ukomokwaho n'Abatsobe. Twakomeje tugeze kuri Nyamususa, umugabekazi wa Kanyarwanda wa mbere Gahima. Umugabekazi Nyamususa ni mwene Jeni rya Rurenge. Uyu Nyamususa akaba mu bitekerezo ari ufatwa nk'indi ikomokaho Abanyarwanda ugendeye ku bana yabyaye. Uwa mbere ni Kanyarwanda Gahima, uwa kabiri ni Sabugabo Kanyandorwa, uwa gatatu Mugondo Kanyabugesera, uwa kane Nyirarucyaba umukobwa umwe Rukumbi wa Gihanga. Reka tugende dusimbukira ku bagabekazi bafite ibyo bavugaho byisumbuye ku by'abandi. Nyiraruganzu wa mbere Nyakanga, umugabekazi wa Bwimba. Mbibutse ko uyu mugabekazi yabanje kuyoborera umuhungu we Bwimba kuko yimye ingoma akiri muto nyuma yo gutanga kwa Sesoro wa mbere Muhigi Samukondo. Uyu mugabekazi yaje kwamara ku bw'uko yavuyeho icyo twakwita nk'umuziro. Reka turebe uko byagenze. Abantu bashobora kwibaza impamvu Bwimba bwemeye gutabara Bucengeri kandi ari umwami. Nk'uko igitabo Le Patriotisme jusqu'au sang cya Padiri Muzungu Bernarde ndetse n'izindi nyandiko zibivuga, impamvu ngo ni uko ari we indagu zahisemo. Igihe mushiki we Robwa yarashakiye kwa Kimenyi mu Gisaka, amaze kubona ko atwite yatumye kuri musaza we Bwimba ati ndatwite. Igihe rero cyari kigeze ko Robwa atabarira u Rwanda kuko yari yarashakiye mu Gisaka mu by'ukuri atari urundi rukundo, ahubwo ari ugushaka gukimenamo amaraso ngo agiteze ibyago maze u Rwanda ruzagitsinde runakigarurire. Ngo ndavuga Igisaka. Ibwami rero bashaka undi muntu wapfa agapfana na Robwa. Bararaguje indagu zemeza nk'Urukumbi Nyirarume wa Ruganzu Bwimba. Icyakora ngo uyu yarabyanze, akawa mugani ngo umunyigi Nyamutinda atinyira ingoma ari iyabo, yihaditse amatugunguru maze abeshya ko ngo yazanye amagara. Ibi byatumye Ruganzu arakara maze ubwiyemeza kwitabarira Bucengeri. Icyakora bikora atabwiye nyina Nyakanga. Aho Nyakanga bimenyeye, yatumye intumwa kuri Bwimba ngo nagaruke atabara undi, ndetse anaha intumwa umweko ngo awutegere Ruganzu kuko cyaraziraga kurenga umweko wa nyoko. Nyamara ibi ntibyabujije Ruganzu kuwurenga. Arangije abwira iyo ntumwa ngo igende imubwire iti umusindi yarenze akarwa. Ni naho yahise aca iteka ko nta basingakazi bazongera kubyarira ingoma, ni ukuvuga kubera ingoma abagabekazi.
uretse Nyirarumaga waje kuba umugabekazi wa Ruganzu Ndoli, ariko nawe w'umutsindirano kuko nyina wa Ndoli yari yarapfuye. Ariko ingingo nyamukuru yari uko Nyirarume Nkurukumbi yanze gutabarira ingoma, nyamara ari iyabo. Byabaye nk'ubugwari bukomeye ndetse n'ikimwaro ku Basinga. Ubu noneho tugeze kuri Nyirarumaga, umugabekazi wa Ruganzu wa kabiri. Uwo ni Nyarumaga wa Gahindiro ka Segacece, wa Mpogazi wa Gashegu, wa Kayumba wa Gahuriro ka Nyemazi, wa Rugenda rwa Kimezamiryango cya Jeni rya Rurenge. Yabaye umusizi wa mbere w'umunyarwandakazi. Yabayeho ku ngoma ya Ruganzu wa kabiri Ndoli ahagana mu mwaka wa 1510. Benshi bamwitira gutangiza ubusizi n'intebe y'abasizi mu Rwanda. Yabaye umusizi wa mbere w'umunyarwandakazi. Yabayeho ku ngoma ya Ruganzu wa kabiri Ndoli ahagana mu mwaka wa 1510. Benshi bamwitira gutangiza ubusizi n'intebe y'abasizi mu Rwanda. Yabaye umugabekazi w'ingoboka wa Ruganzu Ndoli bitewe n'uko nyine yaraguye irubi rw'inyuma. Ubu busizi yabutangiye yirinda ko amateka yabaye mu Rwanda yazima, no kwirinda ko amateka y'umwami nawo umuryango we n'ibigwi bye byazima. Kimwe mu bisigo bye bya mbere yakise Umunsi ameze imiryango. Iki gisigo gifatwa nk'icya mbere mu mateka y'u Rwanda. Yagihimbye agamije ko amateka y'u Rwanda atongera kwibagirana nk'uko byabayeho ku ngoma zamubanjirije. Uretse ibi bikorwa, yashinze intebe y'abasizi agamije ko bajya bigisha ibyerekeranye n'ubusizi mu Rwanda, bakagaruka ku mateka y'u Rwanda. Ibisigo bya Nyarumaga bihera ku ngoma zabanjirije ya Ruganzu, agenda zikurikiranye uko zagiye zibaho. Ijambo intebe y'abasizi ryahimbwe na Nyirarumaga. Iri jambo ryazanywe bwa mbere na Nyirarumaga. Umusizi yafatwaga nk'umuntu ukomeye mu Rwanda rwo hambere, kuko ahanini abasizi bamenyaga amabanga y'ibwami cyane. Ibyo byatumaga ibwami hatabura umusizi, ku buryo bahasimburanaga byibura hakaba hari nka babiri. Mu guharanira ko ayo mateka yazahoraho, yashyizeho intebe y'abasizi, yanakuze uburyo byakwigishwa. Intebe y'abasizi yari igizwe n'abasizi benshi bakanigisha amateka n'ubusizi abana b'Abanyarwanda. Icyo gihe habagaho imitwe y'abasizi. Abo basizi bamenyaga byinshi ku mateka y'u Rwanda, kandi bakamenya no kuyavuga mu mvugo nziza itomoye, bakayashyira mu mivugo iboneye. Musenyeri Alexis Kagame wacyanditse avuga ko umusizi wa nyuma wari ukizi neza ari Nyirimigabo ya Marara ya Munana, waguye mu gitero cy'Ibunyabungo ku ngoma ya Rwabugiri mu 1841. Cyandikishijwe n'umuhungu we Nyagatombo. Undi wari ukizi yari Karera ka Bamenya, wabaye umutware w'intebe y'abasizi w'imperuka wo ku ngoma ya Yuhi wa gatanu Musinga. Abo basizi bombi ntibari bakibuka imikarago yerekeye ingoma z'abami batatu b'imbere ya Ndoli, hariho Kigeli wa mbere Mukobanya, Yuhi wa kabiri Gahima na Ndahiro Cyamatare. Iki gisigo kirimo ayahe mateka? Interuro y'iki gisigo ivuga ngo umunsi ameze imiryango yose. Uwo muntu uvugwa ni Nyamususa. Nyamususa yabaye umugore wa Gihanga wahanze ingoma Nyiginya. Yabyaye abana batatu, baragwa ibihugu bitatu. Kanyarwanda aragwa u Rwanda, Kanyabugesera aragwa Ubugesera, Kanyendorwa aragwa Indorwa. Nyamususa wari umukobwa wa Jeni rya Rurenge, yabaye uwa mbere mu bagabekazi b'Abasinga 9 kuri 12 ba mbere b'ingoma Nyiginya. Nguko uko Nyamususa yamejeje imiryango yose. Icyo Nyarumaga agamije ni uguha ingoma Nyiginya umuzi ufashe ku butaka bw'u Rwanda. Amateka ya Gihanga atangira ku mugani w'ibimanuka. Nyamususa umubyara abami b'Abanyiginya bakomoka ku Basinga basangwa butaka, byahaye ingoma Nyiginya amateka atari imigani. Bikaba binumvikanye ko ibyo bimanuka mu mvugo itajimije byamanutse bituruka mu gihugu cya ruguru y'u Rwanda, uretse ko atari n'aba mbere baje baturutse ruguru. Tugeze kuri Nyamarembo, umugabekazi wa Mazimpaka. Uyu Nyamarembo yari umukonokazi. Mazimpaka ngo yari afite uburanga buhebuje, ariko akagira bene se b'impanga bamurutaga ubwiza kure. Uyu Nyamarembo akabagira ishyari kuko barushaga umuhungu w'ubwiza. Yakoze umugambi mubisha abifashijwemo n'abasaza be. Ibyo byatumye bajya inama yo kwicisha izo mpanga zitwaga Rubibi na Ruyange. Ibyo bikomangoma byiciye mu muhigo bikorewe amatega n'abo bagome na Nyamarembo. Umwami yaje kubimenya aramurakarira cyane, bituma atanga abakono benshi. Umugabekazi yaje guhisha akana k'agahungu ibwami, nyuma aza kukwereka umwami. Umwami nahita akamwicira imbere.
Ibi byateye umugabekazi ishavu ahita yiyahuza inkota. Umwami yahise yunamura icumu ku bakono. Kuva ubwo umwami yahise aca iteka ko nta mpanga zizongera kuvuka ibwami kubera byateje ibyago ndetse bikanahitana umugabekazi. Kirongoro, umugabekazi wa Cyilima wa kabiri Rujugira. Kirongoro yari afite nyina wabo witwaga Turira, ari we wabanje ko umugabekazi w'umutsindirano wa Rujugira. Busyete afatanyije n'Abiru bari bazi ko Mazimpaka yari yaramutanze amurenganya. Busyete amaze kubona ko Rujugira amaze guhashya bose, abona ko nta nkurikizi n'imwe yatezwa no gukura umugabekazi Kirongoro mu bwihisho yari amaze imyaka myinshi. Rujugira yaranezerewe cyane ubona nyina asa n'uzutse, maze akoresha iminsi mikuru anagorora Busyete bikomeye. Abiru bahise bimika Kirongoro nk'umugabekazi, naho Turira yisubira mu buzima busanzwe. Busyete ahabwa inka nyinshi kandi umwami amuhindurira icyiciro amugira umututsi. Nyiratunga, umugabekazi wa Gahindiro ka Sentabyo. Uyu mugabekazi Nyiratunga ari mu bagabekazi bahuye n'ibihe bikomeye kuko Mibambwe III Mutabazi Sentabyo mu itanga rye yamusigiye umwana w'uruhinja, kandi urwo ruhinja rukaba ari rwo rwari umurago w'ingoma. Abiru bahise bohereza ingabo ziyobowe na Baryinyonza mwene Ndabarasa n'umutware Nkezabo ngo barinde Nyiratunga n'uruhinja rwe Gahindiro. Abiru bihutiye guhita bamwimika badategereje y'amezi 4 yo kwirabura no kwerera umwami. Ibi byatewe no gutinya Gatarabuhura. Gatarabuhura yinjiye mu Rwanda atarwiyambitse azi ko agiye kwima ingoma. Benshi baramwakiriye ndetse yambukanya Nyabarongo amaze kugwiza ingabo. Nyiratunga na Gahindiro nabo bari biteguye intambara aho bari batuye mu Ruhango. Ingabo za Gatarabuhura zashinze urugerero mu Yuzwe hafi ya Gahindiro na Nyiratunga. Abajyanama ba Gatarabuhura bamugiriye inama yo kwica Gahindiro na Nyiratunga ariko hatabaye intambara. Gatarabuhura arabyemera, biyungura igitekerezo cyo gushaka abantu bazitwikira ijoro bakicira Nyiratunga n'umuhungu we mu nzu. Byaje kumenyekana maze bashaka abatabazi bo gusimbura Gahindiro na nyina mu buryamo. Aha nagira ngo wumve agaciro no gukomera ko kuba umutabazi. Bibaza nayo ko abantu bari bagiye kwemera kuryama mu cyimbo cy'undi muntu uri buze gupfa bagafa umwanya wabo babitiranyije. Umuja Kiyange yiyemeza gusimbura Nyiratunga, maze n'umubyeyi Nyiramuhanda yemera gutanga Rubanzangabo uruhinja rwe. Abo batabazi bombi ubwo mu buriri bumwe bishwe n'intumwa za Gatarabuhura. Nyiramuhanda yagorewe ku Mwiru, ari nawe mugore wa mbere amenye iby'ubwiru. Murengezi mwene Ruyange nawe ahabwa icyo gihembo. Bwaje guca ingoma zibambura umwami nk'uko bisanzwe, maze Gatarabuhura aza kumenya ko yabeshywe, bahita bafata icyemezo cyo gutera umugabekazi Nyiratunga. Semugaza mwene Ndabarasa we yari yamaze guhindura umugambi kuko Nyiratunga yari nyina wabo. Ingabo za Gatarabuhura zateye zitari kumwe n'iza Semugaza. Bimaze kugaragara ko ingabo za Gahindiro zitangiye gusumbirizwa, umutwe wa Semugaza urazitabara maze za Gatarabuhura ziraneshwa. Inkuru yaje kugera kuri Gatarabuhura i Mayunzu, yihutira kwambuka Nyabarongo ariko afatwa nk'imbohe n'umugaragu we wari utuye Kinyami. Uyu mugaragu yamujyanye ibwami ngo abishimirwe, ahubwo arabigayirwa. Gatarabuhura atabwa mu rwobo rwa Bayanga. Uyu mugaragu wajyanye shebuja ibwami nawe aratangwa ubwo kuba yaragambaniye shebuja. Aha niho umusizi Mwiru Musare wa Karimunda yende yasiga ibisigo birimo icyitwa Ukuri kwimutsa ikinyoma ku ntebe, n'icyitwa Imana yeze ntiba imbogo, n'ikindi cyitwa Inka zihawe nyirazo, n'icyitwa Inkingi nkindi ateye u Rwanda. Nyiramavugo Nyiramongi, umugabekazi wa Rwogera. Rwogera yimye ingoma akiri muto, yari umwana bahagatira. Imihango yo kumwimika yabereye i Murinja Mwanabari ya Muyira wa Butare. Iyo mihango yakurikiwe no gusenda imisaka i Mukingo, Kigoma mu Nduga. Umwami yimukiraga mu ngoro ye nshya nyuma y'iminsi 4 gusa y'iyimikwa rye. Rwogera yabaye umwami w'amahoro, ariko nyina Nyiramongi yishe abantu benshi kubera kutagira ubushishozi. Umugabekazi Nyiramongi yari afite umugambi wo kugumisha abagabekazi bo mu bwoko bwe bw'Abega ku ngoma mu myaka myinshi. Bityo agahatira umuhungu we Mutara wa kabiri Rwogera gushaka abagore b'Abega gusa kugira ngo aribo bazabyara umwami w'ingoma ikurikira. Ntiyigeze yemerera Rwogera gushaka undi mugore utari wo mu bwoko bw'Abega. Abiru bagerageje gutera inzuzi bashakisha uzaba umugabekazi mu bagore ba Mutara wa kabiri Rwogera. Inzuzi zose zirabura, bituma bagerageza no mu bundi bwoko. Indagu zira mu Runkwere mwene Mitari w'Umukono.
Abiru bamushyingiye Nkoronko murumuna wa Rwogera mu rwego rwo kujijisha umugabekazi Nyiramavugo Nyiramongi ngo atabamerera nabi. Babikora mu ibanga rikomeye. Bari baziranyeho na Mutara wa kabiri Rwogera. Muri iryo joro Murorunkwere yashyingiweho, Abiru bahise bohereza Nkoronko ku rugerero mu Ndorwa, maze mukuru we Rwogera amusigariraho nk'uko byari bisanzwe mu muco nyarwanda w'icyo gihe. Iyo umwe mu bavandimwe yabaga agiye ku rugerero, undi yasigaraga ku rugo. Muri icyo gihe Umwami Mutara wa kabiri Rwogera yari asigaye ku rugo rwa murumuna we Nkoronko, nibwo Murorunkwere yasamye inda. Nkoronko agarutse yasanze umugore we atwite, ntacyo yabyibajijeho kuko byari bisanzwe mu muco nyarwanda. Muri ya nda havutsemo umwana w'umuhungu, Nkoronko amwita Sezisoni. Sezisoni amaze kugimbuka, Abiru bagiriye inama Umwami Rwogera yo gusaba umwana we Sezisoni, kuko ariwe wari warerejwe kuzaba umwami. Banamubwinza rero binyuzemo kugira ngo umugabekazi Nyiramongi na Nkoronko batarabuka. Bukeye Umwami Mutara wa kabiri Rwogera abwira murumuna we Nkoronko ati: ko nkunda umuhungu wawe Sezisoni, nawe ugakunda uwanjye Rukangangwe, waretse tukagurana. Nkoronko aremera. Sezisoni azanywa ibwami, gutyo aba ariho arererwa. Aho Nyiramongi abereye umugabekazi, yajyaga yishongora ku mukeba we Nyirakimana ngo amwereke ko amuhatse, ariko ndayibonye yigumira iw'ibuhoro. Abahungu be Nkusi na Rubera akaba aribo bajya ibwami guhakwa. Nkusi yari umutware w'ingabo zitwa Abashakamba, Nkoronko akaba umutware w'izitwa Inzirabwoba. Hakaba umwega witwaga Nyarwaya Urutesi, akaba umutware w'Imvejuru. Uyu akaba umutoni w'akadasohoka ku mugabekazi Nyiramavugo Nyiramongi. Ariko kandi ibwami yarisanga kuko yari yararongoye Shongoka rya Yuhi wa kabiri Gahindiro. Umwami Mutara wa kabiri Rwogera we yakundaga cyane Nyirakimana n'abahungu be, ibyo bigatuma Nyiramongi abura hanyura ngo agire icyo yabatwara. Nyarwaya akajya yiyenza kuri bene Nyirakimana ngo abashakire ibyaha, akajya bashyashyariza ku mugabekazi Nyiramongi Nyiramavugo ngo ni ibitebwe. Ibyo rero bikabaza Umwami Mutara wa kabiri Rwogera, ahamagara Nyarwaya Urutesi ngo mubaze impamvu yirwa ashyashyariza bene Nyirakimana. Undi amusubizanya agasuzuguro kuko yari azi ko ashyigikiwe n'umugabekazi, yibwira ko ntacyo umwami yamutwara. Iyo mvugo y'agasuzuguro ngo yarakaje Umwami Mutara Rwogera, amutikura inkoni mu rubavu. Ngo guhera ubwo Nyarwaya amumerera nabi cyane, urwo ruhande ruramugarakurizaho umusonga n'inkorora, biramurembye birangira apfuye. Rubanda bakavuga ko intandaro yo kurwara akageza ku rupfu yakomotse kuri ka kabando yatikuwe na Rwogera. Nyarwaya amaze gupfa, ibyo byagabanye murumuna we Rugereka ahungura Shongoka. Nyuma y'urupfu rwa Nyarwaya, Umwami Mutara wa kabiri Rwogera nawe yahise afatwa n'inkorora, iramurembye cyane kugeza aho imuhitanye hahinga mu 1953. Rubanda hafi ya rwose rwemeza ko ari Rugereka waruze umwami inkorora yamuhitanye, ahorera mukuru we Nyarwaya. Rubanda rukomeza kubihwihwisa, ariko Abiru bakomeza kubigira ibanga kuko bari bategereje kubona ibihamya n'igihe cya nyacyo ngo bazaborere Umwami Mutara wa kabiri Rwogera. Ariko abahanga mu by'ubuzima bo bavuga ko abo bombi Nyarwaya n'Umwami Mutara wa kabiri Rwogera bashobora kuba barazize indwara y'igituntu cyarimo gica ibintu muri icyo gihe, ahubwo Abanyarwanda akaba bari batarakimenya. Igihe Umwami Mutara wa kabiri Rwogera yari arwaye, umugabekazi Nyiramavugo Nyiramongi yaje kubaza umuhungu we ngo navuza amusimbura ku ngoma hato adatanga atamuvuze. Umwami Mutara wa kabiri ajya inama n'Abiru, maze babwira Rwogera bati umubwire ko ari Nyamwesa. Nyiramavugo arishima kuko nyina wa Nyamwesa yari umwegakazi. Abigeza kuri Nkoronko, Nkoronko nawe abigeza kuri Nyamwesa kuko bari inshuti. Mbere y'uko Mutara wa kabiri Rwogera atanga, uko intege zagendaga zimushirana, yabaga yiyumva. Nuko asaba Abiru ko mbere y'uko atanga agomba gukora umuhango wo gutabariza umugogo wa Cyilima wa kabiri Rujugira, kuko byari mu nshingano z'izina rye rya Mutara nk'uko amahame y'ubwiru yabiteganyaga. Ariko mbere y'uko uwo muhango uba, hari ibintu bitatu byagombaga kubanza kubahirizwa. Icya mbere, kuba umwami ari hafi gutanga ingoma. Icya kabiri, kuba uzamusimbura agomba kuba nibura ari mu kigero cy'uhagatiwe. Icya gatatu, kuba umugabekazi yagombaga kunyweshwa agatanga. Bibiri bibanza byari byuzuye. Icya mbere, umwami yari hafi gutanga. Icya kabiri, abana bari bazwi ko bazamusimbura ari bo Nyamwesa na Sezisoni baje kwitwa Rwabugiri, bari bari mu kigero kirenze icyo, bari bakwiriye rwose. Ikibazo cyari gisigaye rero niyo ngingo ya gatatu, nuko basaba Nyiramavugo Nyiramongi kumwe ngo atange kugira ngo Umwami Mutara wa kabiri Rwogera abone uko kuri uwo muhango, hanyuma nawe atange. Ariko umugabekazi Nyiramavugo Nyiramongi arabyanga, barahira ko adashobora kunywa.
ati inyaburunga nta frende uzamurerera, njye rero nzagumaho kugira ngo nzamurerere abana. Abiru birabayobera. Inyarubuga ni akazina Nyiramavugo Nyiramongi yakundaga kwita umuhungu we Rwogera. Bukeye abiru bigira inama yo gukoresha amayeri yo kohereza umwe muri bo ngo amubwire ko ari umuti bamuzaniye, ariko nawe ari inyaryenge cyane akaba yabikenze. uwo batumye yagira akamubwira ko amuzaniye umuti, undi nawe ati niba ari umuti koko bandusomeho ndebe. Uwo nawe ntiyari kwanga gusomaho kandi we uri kwivugira ngo ni umuti, byongeye kandi akabitegetswe n'umugabekazi, agasomo yataha agapfa. Semuzigura na Nyarwaya Nyamutezi nuko bapfuye. Umwami Mutara wa kabiri Rwogera n'abiru bibashobeye bakora inama y'ubwiru ya rwihishwa, bafata ibyemezo bikurikira. Icya mbere, abagabekazi bakomoka mu muryango w'Abega baciwe ku ngoma ndwi zikurikiranye. Icya kabiri, kubera ko Mutara wa kabiri Rwogera agiye gutanga adakoze umuhango wo gutabariza umugogo w'umwami Cyilima Rujugira, umwami uzasimbura Yuhi wundi uzakurikira azitwa Mutara wo kwitwa Cyilima. Niyo mpamvu Rudahigwa yahawe izina ry'ubwami rya Mutara, akitwa Mutara wa gatatu Rudahigwa ho kwitwa Cyilima, kuko umugogo wa Cyilima wa kabiri Rujugira utari wagatabarirwa. Iyo uwo muhango uba warakozwe na Mutara wa kabiri Rwogera, yari kwitwa Cyilima wa gatatu Rudahigwa. Nyuma yaho rero Rwogera yaje gutangatanga adakoze ibyo ari mu nshingano ze nk'izina rya Mutara, bitewe na nyina Nyiramavugo Nyiramongi wanze kumwe. Turagushimira cyane ko dukurikira, tubiha agaciro cyane, ujye utubwirira n'abandi. Ndatekereza ko wamaze gukanda kuri subscribe no kunzogera. Nanone mu gihe wumva wishimiye ibyo twakoze, wajya ukanda kuri like cyangwa se ukatwandikira muri comment. Ushobora no kutubwira uti muzatubwire ku mateka ya kanaka w'ibunaka cyangwa se ibyabereye aha n'aha. Tukurarikiye gukomeza gukurikira n'ibindi biganiro tugenda dushyiraho. Erega n'ubundi ngo utazi yava ntiyamenya n'iyajya.